ndumva Imana imbwiye ngo haleluya, ndumva umwuka wera w'Imana avuganye nanjye iri jambo ko Imana ikubatseho urukuta rukomeye, Imana igushyigikiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ivuganye nanjye aya magambo, irambwiye ngo izabagira umutwe ntabwo izabagira umurizo. Zaburi ya mbere. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka ntangire mbibwira amazina yanjye, nitwa Karinganire Samuel, ariko ukunze kumenyerwa ku izina rya Ziraziritse. Iryo zina impamvu nkunda kurishyiraho nuko ari izina riri mu bitangaza by'Imana yankoreye, ni izina ry'ubuhamya. Rero ndagira ngo dutangire, hari ijambo ry'Imana nshaka ko tuganiraho. Mwebwe nk'iteraniro nshuje mwese abarimo kunyumva hirya no hino, abari mu nsengero, abari mu kazi, abari impande zose zitandukanye, ndagira ngo mbasuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Dutangire, reka dusenge Imana, dutangire twumve ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana ifite icyubahiro, uri Imana idahinduka. Mu butware duhabwa n'ijambo ryawe rero muri aya masaha meza, dusengeye iri teraniro tugiye kugezaho iri jambo ryawe. Ni ijambo ryawe ryahumetswe n'umwuka wera, ni ijambo ryanditswe n'abantu wahumekeyemo umwuka wera, ni ijambo rifite ubutware, ni ijambo rifite ubushobozi, ni ijambo rihumuriza imitima, ni ijambo rikiza imitima, ni ijambo ritabara, ni ijambo rikora imirimo n'ibitangaza. Mu izina rya Yesu turarisengeye, naba ari ugiye kurivuga, ahubwo abari wowe imbaraga zawe zimanukire muri nge, kugira ngo nge ugiye kwatura ndibwira aba bantu barimo bateze iradiyo, mwami barimo kutwumva, bagubwe neza, imbaraga z'umwuka wera zimanukire kandi baye kugubwa neza mu buzima bwabo. Reka rero imbaraga ze zikomeze kubana natwe muri byose, udushyigikire mu izina rya Yesu, amen. Rero abaduteze amatwi mwese, murimo kunyumva kuri iri ijambo ry'Imana ngiye tujye kuganira aya masaha, turagira ngo dusome n'ijambo riri ku mutima wanjye, rimaze iminsi rifasha umutima wanjye. Iri jambo nagira ngo rifashe namwe aho muri hose, bafashe namwe mu buzima bwanyu, mu mibereho y'ubuzima bwanyu, namwe ribafasha aho uri hose, rigirire neza ubuzima bwanyu, ryubake mu buryo bw'umwuka ubugingo bwanyu, ryubake mu buryo bw'umubiri imibiri yanyu, hanyuma kandi ritwigishe imbaraga rizirimo, ritwigishe icyo gukora. Ni ijambo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi, ndavuga ku muhanuzi kuko ijambo ryose Imana ishyira mu muntu Imana yaremye riba ari ubuhanuzi. Ni ijambo ryanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Nehemiya, igice cya 2 ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 21. Hanyuma ku murongo wa 17 titire y'amagambo yaho iravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Imana y'amahoro itugire neza. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ryitwa kubaka ubwami bw'Imana bukubakika. Uyu Nehemiya yari umuhanuzi, abwiriza ubutumwa bwiza, akabwiriza iby'Imana yamubwiye, akabwiriza iby'Imana yamweretse, akabwiriza abantu, abakangurira gukora, abakangurira kwakira ijambo ry'Imana, akabwiriza abakangurira ko Imana ishyigikira abayikunda banayishaka. Nubwo rero yabwirizaga ubu butumwa bwiza, ntabwo yarabuze imitego yamurwanyaga inyuma ye. Hari imbaraga zamurwanyaga, hari imbaraga zamuhigaga, hari imbaraga zamushakaga, ariko we yakomeje ijambo kuko yashakaga yuko abantu bubaka. Kagwe ntabwo yashakaga yuko abantu baba abanebwe mu buryo bw'umwuka, ntiyashaka abantu baba abanebwe mu buryo bw'umubiri, kuko iri jambo ritwereka uburyo ki ngo yajyaga yubaka, ukuboko kumwe gufasha umwiko kubaka, ukundi gufasha intwara. Ariyo jambo ry'Imana arimo abwiriza ubutumwa bwiza. Ku gice cya 2 umurongo wa 17 rero hatubwiye titire y'amagambo niyo nabanje gusoma ivuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubatse. Ku murongo wa 17 haravuga ngo mera ko ndababwira nti ntimureba yuko tumeze nabi ku Yerusalemu
habaye amatongo kandi n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake, twe gukomya kuba igitutsi. Hanyuma ku murongo wa 18, mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza. Baribwirana bati nimuhaguruke twubake, twe kugumya guhinduka igitutsi. Ku gice cya 2 cya Nehemiya umurongo wa 17, ariko ndashaka ngewe mbanye nsome ino titire, hanyuma nsaba umukozi w'Imana adufashe gusoma mbasobanure tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Hanyuma titire y'amagambo iravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Hanyuma reka nsabe rero umukozi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo adufashe adusomere ku murongo wa 17, umurongo wa 18 n'umurongo wa 19 kugeza kuri 21. Hanyuma tuvuge kuri amagambo y'Imana. Bari tugirire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Nehemiya ibice 2 umurongo wa 17 haravuga ngo mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi. Bibiri ijambo ry'Imana riravuze ngo uyu ni Nehemiya yubaka Yerusalemu, cyangwa se arimo abwiriza afatanyije n'abo yabonaga Yerusalemu ukuntu hari yubatse ameze neza. Iki gihe cya Nehemiya ni igihe cyari gikomeye cyane, ni igihe cyari kirimo amavuta y'Imana, ni igihe cyari kirimo gukora kw'Imana. Ariko Nehemiya akomeza aba bantu Yerusalemu hari hubatswe neza, hari hameze neza, hari hashyigikiwe, hari amazu meza, hari abakozi b'Imana benshi bakoreraga umurimo w'Imana. Igihe kigeze abakozi b'Imana ngo baje kugeza igihe baragwa, bava mu byizerwa, bava mu ijambo ry'Imana, bava mu butware bw'Imana, bava mu bushake bw'Imana. Igihe kigeze rero umuntu wasigaye muri abo bakoranaga umurimo w'Imana Yerusalemu ni umugabo witwa Nehemiya. Niyo mpamvu iki gice nshatse kugira ngo tukiganire, barimo kutwumva kuri radiyo, barimo kumvira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nshatse ku iki kiganiro tukivugaho gutya, iri jambo turivugaho gutya, kuko ni ijambo ririmo ubushobozi, ririmo ubumenyi, ririmo ubutware, ririmo ubusobanuro bukomeye cyane kuri wowe uraha uteze ugutwi iri jambo ry'Imana. Imana tugirire neza. Yerusalemu habaye amatongo. Nehemiya yagiye mu mwuka wera aravuga ngo dore Yerusalemu twakoreraga umurimo w'Imana habaye amatongo, ndetse n'amarembo yawo yarasenyutse, yarahiye. Ngo nimuze twubake. Aravuga ngo nimuze Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Nakoze cyane. Yaramaze kubona yuko aya marembo yaho yahiye, amara kubona yuko aya marembo yaho yasenyutse, amara kubona yuko izi nkike zaho zarangiye, niwe wenyine wari usigaye Yerusalemu. Aravuga ati noneho ndabigenza ne. Mwuka wera, haleluya, done fozi mene kutayi, mwuka wera w'Imana aramuhagurutsa, aramubwira ati rero dore mwaguye mwiyerekwa, reba Yerusalemu mwakoreraga umurimo w'Imana, wowe n'abagenzi bawe, wowe na bene so baraguye, bagenzi baraguye, none igitutsi cyaraje. None uyu munsi wa none haguruka. Imana yahagurutsa Nehemiya, aragenda ajya muri bagenzi be, akajya agenda avuga ngo nimureba yuko tumeze nabi. Kuri Yerusalemu habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Cyo nimuhaguruke twubake, twe kugumya guhinduka igitutsi. Haleluya. Ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza. Nukuri ngo yahise atangira kuba ubuhamya, ababwira ukuboko kw'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru uburyo kwamugiriye neza. Babwira n'amagambo umwami arangije kubera ko yarahagurukijwe n'Imana, yari yahagurukijwe n'umwuka wera. Ababwira nadone fozi mene kotayi drove, ababwira n'amagambo umwami Imana yari amaze kumubwira. Ngo bamaze kubona ko Nehemiya agifite ku mavuta y'Imana, agifite ku mbaraga z'Imana, agifite ku butware bw'Imana, agifite ku cyubahiro cy'Imana, agifite ineza y'Imana. Baravuga bati muhaguruke. None bamaze kubona ko ineza y'Imana ikiri kuri Nehemiya, kubera ko aragifite nza y'Imana, mukozi w'Imana.
Nehemiya yaragifite Nzayimana yaragifite ibyo yavuganye n'Imana. Noneho ngo bakimara kubyuma ngo bahita ngo nimuhaguruke twubake. Bose ngo baratangira baravuga ngo nimuhaguruke noneho twubake. Nuko biyungamo, nuko bamaze kubona yuko Nehemiya agifite ku mbaraga z'Imana no ku mavuta, ngo bahita biyungamo imbaraga zo gukora uwo murimo. Muvuge ngo mwiza, umurimo mwiza. Umurimo mwiza ntabwo ukoze Imana isoni. Umurimo mwiza nawe ubwawe ntiwagukoze isoni. Umurimo mwiza utuma uhabwa icyubahiro. Umurimo mwiza utuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umurimo mwiza utuma ukundwa. Umurimo mwiza utuma ugira igikundiro. Umurimo mwiza utuma bagukunda. Umurimo mwiza, haleluya, Mana yacu nitugirire neza. Noneho ngo baraba bati biyungamo imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza, kuko Nehemiya yarabakanguriye kuva mu bibi bari barimo, bakangurira kugira ngo bajye mu bisiza. Hanyuma rero ngo biyungamo imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ariko hari ikibazo cyaje kuvuka inyuma yabo. Ariko Sanibalati w'umuhoroni, hari ikibazo cyaje kuvuka inyuma y'aba bahanuzi. Nuko muri aba bahanuzi icyo cyatse kuvuga, hari uwitwa Sanibalati. Niba abandi inyuma yacu tuvuga ubutumwa bwiza bagasigara basenya ubwami bw'Imana, bagasigara barwanya abakozi b'Imana, bagasigara baharabika abakozi b'Imana, bagasigara basenya abakozi b'Imana, bagasigara barwanya abantu b'Imana, bagasigara batifuza ko ibyiza byaboneka ku bantu b'Imana. Uyu Sanibalati w'umwahoroni na Tobiya yari nungwe. Tobiya we yari n'umugaragu w'umwamoni, we ntiyari umwami ahubwo yari n'umugaragu. Ngo Nageshemu w'umwarabu, ngo barabyumvishije ngo bahita baseka cyane. Urumva ni ba bantu ngo bahise babyumva cyane, baraseka cyane, babashinyagurira ngo ibyo ngibyo murimo muravuga ntabwo byasha. Baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Ngo bahise babwira Nehemiya ngo babagaya cyane bati ibyo mukora ibyo ni ibiki ko bitazashoboka. Bishaka kuvuga iki rero? Ubu hari abantu barimo kuvuga yuko ibi ngibi bidashoboka, ariko byarangije gushoboka mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari abantu barimo kuvuga yuko ijambo ry'Imana ritagomba kwamamara, ariko ijambo ryamamaye mu izina rya Yesu. Hari abantu barimo kuvuga yuko Imana itabasha kugirira neza igihugu cy'u Rwanda, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo igihugu cy'u Rwanda Imana nagishyikiye mu izina rya Yesu. Hari abantu barimo kuvuga yuko utabasha kugira aho wivana, wewe wariremye ubundi. Iyakuremye ikagushyira ku isi igufiteho umugambi. Hari abantu rero batabishaka yuko wabaho, ariko uyu munsi Imana iravuze ngo baho. Hari abantu batifuza yuko wagubwa wamera neza, ariko uyu munsi Imana iravuze ngo baho. Hari akantu umbwiye numva karanshimishije. Buriya niyo numvisha akantu mpita numva hari andi mavuta nujujwemo. Umbwiye ngo umuvandimwe wanjye wakoreraga aha ngaha iradiyo irimo irakorera ngo yazamuwe, ngo yahawe poromosiyo kubera ko buriya nuko yitwaye neza. Buriya nuko Imana yarebye kuri dosiye ye isanga ko igihe kigeze ko agomba kugirirwa neza. Ndumva nanjye mfashijwe uyu munsi wa none ngaha. Uyu munsi wa none ngaha turimo turavuga, umuntu urimo kutwumva, urimo kumvira ijambo ry'Imana ahari hose. Uyu munsi wa none nahagarara mu mbaraga zo kwizera, nahoze mvuga Imana ikugiriye neza. Hari ba Sanibalati bari inyuma yawe, hari ba Tobiya bari inyuma yawe, hari ba Geshemu bari inyuma yawe, badashobora batumva ko Imana hari icyo yagukorera, ariko uyu munsi Imana irakigukorera mu izina rya Yesu. Ndumva Imana imbwira gutabaye. Ndumva Imana ivuganye nanjye urimo kumva iyi radiyo ko Imana iguhagurukije aho wari wicaye gushyize ahandi ha. Ndumva Imana imbwiye ngo haleluya. Ndumva umwuka wera w'Imana avuganye nanjye iri jambo ko Imana ikubatseho urukuta rukomeye, Imana igushyigikiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ivuganye nanjye aya magambo, irambwiye ngo izabagira umutwe ntabwo izabagira umurizo. Ya magambo yanditse muri Yeremiya igice cya 15. Niho handitsemo aya magambo, umurongo ntabwo nkwibuka ariko ni hepfo. Yavuze ko izatugira umutwe itazatugira umurizo. Ntabwo waba umurizo ntibishoboka. Ntabwo Imana yaba yakuremye uri umuntu ngo ikugira umurizo. Reka tuyihe icyubahiro. Haleluya. Ntabwo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ndagira ngo utangarize yuko Imana itanarobanura no ku butoni. Wowe urimo kunyumva
wowe uri aho uri hose, ntirobanura ku butoni, ntireba amasura, ntireba uburanga, ntireba ibyubahiro. Iyi Mana ikora nk'Imana yo kabyara. Banza wiha agaciro umenye ko yakuremye mu ishusho yawe, banza mu ishusho yayo, banza wiha agaciro umenye neza ko Uwiteka agufiteho umugambi. Rero Sanibalati wawe ukurwanya, ubwo ndavuga wa mwanzi urimo kunyumva kuri televiziyo, urimo kunyumva ahantu hose waba uri, wowe urimo kunyumva impande zose, ndagira ngo wumve kuri agaciro imbere y'Imana. Uri uw'agaciro imbere y'Imana, uri umuntu Imana ishyigikiye, uri umuntu Imana ihagurukije muri iki kinyejana, uri umuntu Imana ihagurukije muri iyi myaka iri imbere aha, uri umuntu Imana ihagurukije muri uyu mwaka, uri umuntu Imana irinze muri uyu mwaka, uri umuntu Imana ishica muri uyu mwaka, uri umuntu Imana yabavuta muri uyu mwaka. Aba ba Sanibalati barahari, ugendana nabo, uturanye nabo, wicaranye nabo, usangira nabo, barahari. Ariko ijambo ry'Imana aho tuba dufite kwizera, tuzarya igice ntacyo bizadutwara. Haleluya. Bivuga ngo ba Sanibalati badashaka yuko umurimo w'Imana wubakwa, ntabwo bazabura, ariko umurimo w'Imana uzubakwa mu izina rya Yesu, kuko Imana ifite umugambi. Sanibalati na Tobiya na Gesemu ngo babwiye Nehemiya ati ibyo bintu murimo murakora murabona bizashoboka. Ariko hari ijambo nakunze cyane usoma hepfo rivuga ngo umurongo wa 20 nari kunze maze ndabasubiza nti Imana nyir'ijuru yego niyo izatubashisha Nehemiya kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Reka tuvuge ngo amina abatwumva mwese. Haleluya. Nehemiya yavuze ngo bamaze kujya mu iyerekwa n'amavuta y'Umwuka Wera, yavuze ngo ndababwira ukuri, nubwo mudupinga, nubwo muturwanya, nubwo mutatwemera, nubwo muduhiga, nubwo mudusenya, ndababwiza kuri ko uyu murimo w'Imana uzubakwa, ntabwo ari twe tuzawubaka, ahubwo umwami Imana ni uzatubashisha, akatubashisha kuwukora, akaduha imbaraga tukawukora, akaduha ubushobozi tukawukora. Haleluya. Wibutse gatoya ko uyu mugabo Nehemiya yari intwari cyane, yari intwari. No muri iri jambo nkunze kurivuga, ririmo ijambo ry'ubwenge cyane, mukozi w'Imana. Nkunze kurivuga hano muri isi harimo abagabo b'intwari, ariko umugabo uri hejuru ya byose ni Imana. Ni ukuri, ntabwo mbeshya, simbeshya. Aho uri hose urimo kumva iki kiganiro kuri televiziyo, aho uri hose urimo kumva hirya no hino, umugabo uri hejuru ya byose ni Imana. Arakomeye, ashyigikiye isi, ashyigikiye umuntu Imana yaremye, aratumva, ari hejuru y'ibintu byose. Haleluya. Rero Nehemiya ngo yatozaga abantu kubaka ubwami bw'Imana, akabatoza no kubaka inzu z'Imana. Yavugaga ubutumwa, akavuga ubutumwa, ariko afite n'umwiko yubaka kugira ngo atazicwa n'inzara. Ntabwo abantu batungwa n'ubutumwa gusa, batungwa n'ijambo ry'Imana ariko bakanakora. Iri jambo ndivuze kuri TV kugira ngo bumve ko twigisha ubutumwa ariko tunakora, babyumve neza abatwumva badukurikiye. Nehemiya yarigishaga, afite umwiko yubaka amazu, afite n'ijambo ry'Imana arimo kugira gute, arimo kubwiriza. Yabwirizaga ubutumwa bwiza, niwo yahagurutse atekereza ku Yerusalemu hasenyutse, ahaguruka ariko ahagurukana n'ijambo ry'Imana, ababwira ko buzuraga Umwuka Wera, bahuruzuraga Umwuka Wera i Yerusalemu, bahavugiraga indimisha, baganiraga ijambo ry'Imana, bahahuguraniraga. Ariko abadayimoni baraza Yeriko barayisenya. Bamaze kuyisenya, Satani maze kuyitagura, abo ba Sanibalati, ba Tobiya, ba Gesemu maze kubona yuko bidashoboka ngo basigara bidamarariye. Hanyuma rero Nehemiya, Mwuka w'Imana, imbaraga z'Imana, itara rya Mwuka Wera rimurasiye, rimaze kumurasira ngo aragenda arababwira ati nyamuneka, dore mu mudugudu ntago bimeze neza, dore mu kagari ntago bimeze neza, dore mu murenge ntago bimeze neza, dore mu karere ntago bimeze neza, dore mu ntara ntago bimeze neza, dore mu gihugu ntago bimeze neza, dore twatukisha izina ry'Imana, tuyikoze isoni. Nimuhaguruke twubake, tuve mu byaha, twubake ubwami bw'Imana, twe kuguma
twagumya kuba igitutsi, twagumya gusebya, twagumya gusebanya, twagumya gusenya ubwami bw'Imana, hanyuma twubaka ubwami bw'Imana bwubakwe. Ariko kubera ko hatari ababyumvaga neza, ngo baravuze ngo ibyo ngibyo murimo mupanga ntibizashoboka. Ariko Nehemiya ahagarara ku maguru y'abiri, ahagarara mu butware bw'Imana, haravuga ati Uwiteka Imana waduhamagaye, uwo niwe uzatubashisha uyu murimo w'Imana tukawukora kandi tukawukora neza. Haleluya, Imana ibaha umugisha. ngo ariko mwebweho ngo nta mugabane, nta buryo, nta rwibutso mufite muri Yerusalemu. Ijambo Nehemiya yahise abasubiza kugira ngo nabo babyumve yuko abacecekesha, kugira ngo nabo babyumve yuko uyu murimo w'Imana atari guhangarwa, atari gusuzugurwa. Yarababwiye ngo mwebwe murimo mupinga ubwami bw'Imana, turimo turwanira ijambo ry'Imana, turimo twubaka kandi tunakora n'imirimo twihesha Imana yacu agaciro. Mwebweho nta mugabane, iryo si rimwe yavuze. Irya kabiri, nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso. umva munyumvire n'ukuri kose, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nta mugabane, nta n'urwibutso, nta n'uburyo mwebwe mufite imbere y'Imana isumba byose, kuko murimo mushaka kurwanya ubushake bw'Imana, ubwami bw'Imana, murimo musenya inyubako y'Imana. Ariko buriya inyubako y'Imana, ngewe umwuka w'Imana uko arimo kuvugana nanjye mukozi w'Imana, inyubako y'Imana ni mu bugingo. Haleluya, inyubako y'Imana ni ubugingo. Ubugingo burimo gusenywa n'abanyamahanga, ubugingo burimo gusenywa n'abantu batazi Imana. Inyubako y'Imana ni ubuzima. Ubuzima bwa muntu yabusenye, nderekeza ko Imana itanezerwa. Ubuzima bwa Imana bwasenyutse, Imana ntiyanezerwa. Rero Nehemiya yarabwiye ati mwebwe nubwo mushaka gusenya Yerusalemu, Yerusalemu y'abantu b'Imana, Yerusalemu n'umutima y'abantu, nubwo mushaka kuyisenya, mukaba mudashaka ubwami bw'Imana bwubakwa, nta mugabane, nta buryo, nta n'inzira muteze kuzabona, nta n'umugabane mu ijuru muhafite n'umunsi n'umwe. Abisoza ava gutya amagambo. Wowe urimo kunkurikirana, unyumva kuri radiyo, unyumva muri rivuga butumwa nkubwiye, ndagira ngo uhagurukane imbaraga z'umwuka wera, uhagurukane inyubako, uhagurukane umwiko, uhagurukane ijambo ry'Imana, uhagurukane ijambo ry'Imana na mwuka wera. Izo ntwaro zombi nuzikoresha zizagira umumaro ku buzima bwawe. Urimo kunyumva, inyubako Imana ishaka ubaka ubwami bw'Imana mu mutima wawe, ubake n'ubuzima bwawe mu buzima busanzwe. Imana igushyigikire kandi amavuta y'Imana abane nawe. Hanyuma rero wowe urimo kunyumva, cyangwa se bakristo mwese no kunyumva, abantu mwese mwateze ugutwi iki cyigisho, cyangwa se amatwi iki cyigisho, cyangwa se iri jambo ry'Imana rimaze kuvugwa, ndagira ngo dushoje tuvuga yuko Imana ije kubaka ubuzima bwanyu kandi bukubakika bukagenda neza. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya wowe aho uri hose dufatanye isengesho musengere mu izina rya Yesu Kristo watubambiye ku musaraba. Yesu niwe rembo twaboneyemo agakiza. Yesu niwe rembo rifite umuyoboro w'inzira uzatugeza mu bwami bw'Imana. Yesu rero uwo nguwo niwe uduha izi mbaraga za mwuka wera. Imana niwe rembo, kuko yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero reka urimo kunyumva dufatanye dusengera isengesho mu izina rya Yesu Kristo. Urwaye ufata urwaye, ufite ikibazo uvuge ngo wakibazo wumva imbere, ufite ikigeragezo uvuge ngo wakigeragezo igirayo, ufite uburwayi uvuge ngo waba urwaye soka mu buzima bwanjye, ufite amadeni uvuge ngo wa madeni we mva imbere, ndashaka ko ungira neza w'Imana ukanyishyurira. Ufite buri kimwe cyose ubona imbere yawe ibwire Yesu, uvuye ngo Yesu wero ni wowe rembo. Ubwire Imana ngo Mana Data wa twese ni wowe rufunguzo, gira ibyo ufungura ku buzima bwanjye, gira n'ibyo ufunga ku buzima bwanjye. Hanyuma uhagarare mu butware bwitwa kwizera ijambo ry'Imana akomeje kuvuga. Imana y'amahoro kugira neza. Hanyuma aho uri hose ufata urwaye, aho urimo kunyumva ufata ikibazo cyawe gifate nk'ikitariho, wizera Imana. Imana iratabara mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana yacu iri mu gihugu cyo mu ijuru cye ku ntebe y'icyubahiro, aya masaha meza tugezemo, ntekereza ko agiye gushyika mu masaha y'igicamunsi. Data mwiza, ndaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mpagaze aha ngaha kuri iyi si waremye muri ino studio, nkutabaje nk'Imana y'imbaraga kugira ngo ugenderere abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abamama, abagabo, abasore, abakobwa, abana batoya,
mu izina rya Yesu data wa twese nyiringabo, ndakwinginze mpagaze mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe ribasha gukora imirimo n'ibitangaza, nirimanuke ryubake imitima yacu, nirimanuke ryubake imitima yacu, nirimanuke ryubake imitima yacu, nirimanuke ryongere ryubake imibereho y'ubuzima bwacu, nirimanuke ryongere rigira icyo rirema ku buzima bwacu. Ndi gusenga nasengera uyu muntu ufite ikibazo cy'uburwayi mu izina rya Yesu, ndirukana imbaraga z'uburwayi, yaba ari abadayimoni bateza indwara zo mu nda, yaba ari abadayimoni bateza indwara z'umubiri, yaba ari abadayimoni bateza indwara z'imyuka mibi, yaba ari abadayimoni bateza indwara z'amahembe, yaba ari imyuka mibi y'uburyo bwose, ndagutabaje nk'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo umanukire kugira neza uyu muntu urimo kutwumva aya masaha, umurengere kandi umwiteho kuri Imana y'amahoro. Ibyo byonyine si byo sengeye. Mana, ndasengera uyu muntu ufite ikibazo, ndaguhamagaye mu izina rya Yesu ngo imbaraga ze zibashe gukemura ikibazo cy'uyu muntu kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hanyuma si ibyo byonyine Uwiteka Imana, nciye bugufi imbere y'amaso yawe, uri Uwiteka Imana ryo zina ryawe. Nsengeye igihugu cy'u Rwanda, guhera ku muyobozi wacu dukunda cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kugeza kuri ba guverineri, kugeza kuri ba minisitiri, kumanuka kuri ba meya, kugeza kuri ba gitifu mirenge, kumanuka kugeza kuri ba gitifu butugari, kugeza kuri ba midugudu, kugeza kuri ba mutwara sibo. Reka imbaraga zawe zikomeze gushyigikira u Rwanda mu izina rya Yesu. Urakoze, komeza kubana natwe. Ndisenga rero wewe wemeye ko tuvugira iri jambo ryo kuri radio, tukweretse ino radio abayobozi bayo bayiyoboye, imbaraga zawe zikomeze gukorera kuri ubuyobozi bw'iradio, zikomeze gusakara kuri abanyamakuru mu izina rya Yesu Kristo, zikomeze kugaragara muri uru rugo, zikomeze kugaragara muri studio, zikomeze kugaragara kuri buri muntu wese kuko uri Imana y'amahoro. Hanyuma turimo dusenga muri uyu mwanya duciye bugufi umutima wacu, tukweretse itorero ryawe. Bibiliya tuvuga ngo itorero ryawe rifite mu ibanga, urarizo risobanukiwe. Tukweretse amatorero atandukanye n'amatorero menshi, ariko itorero ni rimwe n'irya Kristo. Turagusabye rero ngo amatorero yose uyagenderere, Mwuka Wera abane nabo, abane n'abayobozi bayoboye, abane n'abanyamasengesho, abane n'abanyempano, abane n'ababwiriza butumwa, abane n'abakirimbyi, abane n'abatambyi mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga ze zibane natwe. Hanyuma turimo turangiza dusoza, twirukanye imbaraga zose za Satani, twirukanye imyuka mibi, twirukanye imbaraga z'abadayimoni, twirukanye ibidafite umumaro mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka Imana yacu, byose kubyumvishe kandi bikoze nk'Imana, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Ukeneye ko dufatanya gusenga, ufite ikibazo, ufite icyifuzo, wowe urimo kumva uduteze amatwi kuri radio, ndashaka guha aderesi yanjye rero ni ya telefoni. Nomero yanjye ni 078 79 29 682. Hanyuma ukeneye isengesho rero, iyo niyo aderesi yanjye. Ukeneye ko tugufasha gusenga, wajya uhamagara kuri iyo telefoni, hanyuma tukagufasha isengesho mu izina rya Yesu. Kandi Imana yacu twizeye irakora, ikabigaragaza, iragushyigikiye aho uri hose. Ziko bizagenda neza mu izina rya Yesu, amen. Zaburi ya mbere.